Yes, kuri miliyoni 110 gusa uraza muri GC tuguhereze iyi nyubako. Ni inyubako ifite descript tugiye kubabwira mu kanya gato cyane. Tubarangiye hano iyo uri mu mujyi wa Gisenyi hagati. Ni kuri Karisimbi Plaza, imbere y'inyubako yitwa Karisimbi Plaza. Uhita uhabona iyi avenue irimo inyubako tugiye kubereka. Karibu rero tubereke imbere ukuntu hameze neza cyane. Inyubako imeze neza cyane, ni inyubako imeneye hejuru, ikaba ifite kolone mu mpande ku buryo ushobora guhita ukomerezaho etaje byihuse cyane. Iyi nyubako iri mu kibanza gifite ubuso 350. Murabona ko yubatse neza kandi ifite amakaro meza cyane. Aya makaro ni meza kandi amapave mu kibuga hose ni amapave. Parikingi ni imodoka ebyiri ziparika mu rupangu, iriya parikingi ndetse n'iyi. Buri parikingi ijyamo imodoka imwe. Ni ukuvuga ko uru rupangu rwose rufite gate ebyiri. Uramutse ugeretse hejuru nawe urabyumva neza, gate imwe yaba ari floor ya mbere yo hejuru. Hano hantu rero twababwiye ko hafite ibyumba 4, salo, salle à manger, salle de bain ebyiri, ikaba ifite igikoni cyiza kiri modern. Karibu tujyane hejuru. Ni dushe yo hanze, inzu y'umukozi ngiyi. Inzu y'umukozi ni iyi kandi nayo ni icyumba cyiza kirimo n'amakaro. Iki ni igikari cy'inyubako. Yes, twihuta tujya hejuru dusoza video tunababwira igiciro cy'ahantu, ariko twagihereyeho miliyoni 110. Noneho zamura kamera kabisa. Yes, murabona ko twageze muri part iyo hejuru. Murabona ko turi hejuru kandi murabona ko harimo kolone. Izi kolone mureba wahita ukomerezaho inyubako. Toilette zo hejuru nazo zirasetinze. Mbese uyu muntu yarateganyije guhita akomerezaho etage. Ndabona hano hejuru harimo kolone ndetse n'inzira z'amatoilette hejuru. Ndabona barahashyize inzira z'amatoilette 3. Kuri miliyoni 110 gusa uraza wigurire iyi nyubako. Ibihe byiza, turabakunda cyane.